ajya yemera, ntabwo ajya yemera naho wagira imirimo igihumbi ukazana na karitsiye ukayongeraho. Tomasi ntajya agira gute? Ntajya yemera. Nta kintu wakora ngo abone ko ari cyiza, nta kintu wakora ngo byibuze ngo akwemere. Toma ntajya yemera. Ndabasuhuje abantu mugendana na ba Tomasi. Tomasi abereyeho kuguca intege. Uramubwira ngo uzi ko ngiye kugura imodoka, ngo wowe kwa Beransira hariya hirya uzayigura ntanga. Uvuga ngo ariko uzi ko nzubaka inzu, wowe binyuze mu zihe nzira? Tomasi ntajya yemera. Avuga ati ariko uzi ko Imana yarayinyeretse. Atari ko yakweretse ikigo. Ni iki yakweretse? Tomasi uramuhanurira ntiyemera. Ngo aha nzaba ndeba ngaho iyo myuka yanyu. Tomasi abereyeho kukugisha impaka, ntajya agira gute? Ntiyemera. Inshuti ya gatatu bayita Yuda. Yuda rero we nta kindi ashinzwe kukugambanira. Mu buzima mugendana Yuda kwigaho, mugendana Yuda gutera imibare, murasangira wamuguriye mu isahani imwe, ariko Yuda akaba arimo gutera imibare. Yuda ntajya anyurwa n'umunsi n'umwe. Yuda niwe nshuti ibaho udashobora gusobanukirwa. Yuda ameze nk'ikimungu kiba mu mubiri w'umuntu, kuko Yuda arakengera akamenya n'aho urara, akamenya n'aho uhemberwa, akamenya n'aho utaha. Yuda arakengera akamenya na nimero za telefone ziri muri telefone yawe. Yuda arakengera ibintu byose ababizi, kuko aba yarigize nyirandabizi. Buriya ba Yuda baba bari n'abanyamugi. Asifiwe. Kubera ko buriya Yuda niwe ntumwa yonyine yavukaga mu mujyi, mu murwa, yari umutawuneri. Yuda buriya Yesu amuhamagara yari umutawuneri, niwe ntumwa yabaga mu mujyi, yari iturutse mu mujyi, ibintu by'umujyi yari abizi. Yari ahaza aho bagurishiriza inyuma zishaje, yari ahaza ahantu haba ibishyimbo bya make, kuko ari nawe watwaraga uruhago rw'amafaranga bavuga kujya kurya abajyana mu biryo, kugira ngo aze kugira gute? Ba Yuda iteka bakunda amafaranga. Asifiwe. Kandi Yuda ibintu byose abibarira mu nyungu zimworoheye. Hari igihe ugira ngo uyu muntu aragukunda, ariko nyamara arimo arashaka uko azakurimbura. Imana igukize Yuda. Umuzima mubi arutwa n'umuzimu wihishe mu murimo, kagira ngo n'abakozi, nyamara si abakozi nuko mubabona, yambitse uruhu rw'intama imbere ari amasaka. Umuzima mubi Delila yagendanye na Samusoni, bamunogora amaso Delila akaniye. Haleluya. Delila mukanya gatoya yari mabwira Samusoni ati shu. Samusoni ati karame hani, I love you so much. Samusoni ati wow. Ayiwe ariko se buriya hani, buriya bibaraga byose ubikurahe? Imana itugirire neza. Mukanya gato Samusoni ashiduka amaso bayanogora. Samusoni ati shari, ashirira amenyo, ngenda kuza. Nta muntu ushobora kukugambanira atarabaye inshuti yawe. Umuntu utakuzi ntabwo azakugambanira. Amakosa abantu dukunda gukora nayo kwizera abantu. Fashimwe cyane. Niryo kosa ribi ushobora gukora ukazarinda upfa uryicuza, kandi ntacyo wakora ngo unanirwe kwizera abantu, ko n'ubundi kugira ngo ubeho biragusaba kwizera umuntu. Ariko ikosa dukora rikomeye utasimbuka niryo kwizera umuntu.
ukamushyiramo ibyiringiro byawe, kuko umuntu nicyo kiremwa Imana yaremye na bugingo n'ubu. Dawidi aravuga ati si umwanzi wanutse, si n'umuturanyi wanjye nari kumwihisha, ahubwo ni wowe twagendanaga, ntacyo naguhishe, icyo nicyo nzize. Njye ntibuhinduka, ariko iyeri irabizi. Birashoboka ko hari abantu urimo urafasha ukabona ntibikunda, ariko iyeri irabizi. Ariko ikintu uzirinda, irinde kugambanira abantu, irinde guhangana muri ubu buzima. Umuntu uri mu mwuka w'Imana ntahangana. Ikintu kiranga umuntu uri mu mwuka w'Imana, urigendera, baragutuka ukavuga uti Mungu yiko. Mungu nicyo kiranga umuntu w'Imana, ntagambana, ntagira ishyari, ntabwo agira igomwa, ahora yifuriza ibyiza abandi. Muri iyi minsi urukundo rwarakonje mu barokore. Nshobora kuba uyu munsi nta bantu bakibaho bavuga ngo reka mfate amasengesho y'umunsi umwe nsengere mwene data ari mu bibazo, ahubwo ukimenya ko ari mu bibazo nawe se byamubayeho, arakabigwamo. Ariko ngo Petero ajya mu nzu y'imbohe, ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Bituma Imana imutabara, bituma Imana imuhindurira amateka. Ariko muri iyi minsi abantu bibagiwe indangagaciro z'umukirisito. Umukirisito muzima yanga umugayo. Mu bintu biranga umukristo, mu ndangagaciro z'umukristo wanga umugayo. Uyu mwuka wera niwo utuma abantu babasha guca bugufi, bakabasha kumva iyeri ivuze. Amen. Avuga ngo kubera iki muri iyi minsi hasigaye hari imivurungano? Nuko abantu bimuye umwuka wera, bimuye umwuka wera, barangije bazirura ibyaziraga, benda kubyashinganywe. Asifiwe. Amen. Uzasanga hari n'abakubwira ngo ubu mwuka wera urimo, atari ko buriya nabanza nkagusekura hanyuma nkagaruka nkajya mu mwuka. Ari n'ukubwira atari ko nuzuye umwuka wera, ariko Imana yanyujuje umwuka wera w'amahane, ati buriya mba mwumva w'amahane. Ntabwo urapfa, ntabwo urapfa. Ifoto y'urwibutso baraye dusingiye, twasenganye nabo, twagendanye nabo, twakoranye nabo, dore urwibutso badusigiye. Bagiraga umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu amahoro, bagiraga ishyaka ku murimo no guhamya Yesu batajegajega. Bangaga umugayo mu bandi kuko bari bazi ko bajya mu ijuru. Bangaga umugayo mu bandi kuko bari bazi ko bajya mu ijuru. Ifoto y'urwibutso baraye dusingiye. Bagiraga ishyaka ku murimo no guhamya Yesu batajegajega. Ntabwo ikintu kiranga umurokore nuko atagira amagambo. Umuntu wacebwe wuzuye umwuka w'Imana ntabwo agira amagambo. Nta muhanuzi wuzuye umwuka w'Imana uhanura mu izina rya Data wa twese, Imana isumba byose, muzamwumve mu bujajwa, ntibishoboka. Umukozi w'Imana ni iki? Ni imva. Iyo utwaye ibibitsanyo by'Imana ntabwo wagenda ugira amagambo ngo Imana izagukoresha. Ariko Imana muyigisha, Imana muyumva gute?
Imana ni umwami. Asifiwe. Niki Imana niki? Ni umwami. Bibiliya iravuga ngo nimwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bakabura iki? Ibyaha. Ijambo rivuga ngo urabikora nka kwihorera. Hari ibintu bitaranga abana b'Imana. Izo nsuhuzanyo yego i Babuloni zarahabaga, i Babuloni basuhuzanyaga batyo, i Babuloni barabikoraga, i Babuloni barasomanaga, i Babuloni bakoraga. Hari ibintu by'i Babuloni, hari imbyino muri kubyina zitari izanyu mwabarokore, hari imbyino muri kubyina zitari izanyu. Zaburi 137 haravuga ngo twitaraga ku migazi y'i Babuloni tukarira twibutse iby'iwacu. Hafi aho ngaho niho twamanikaga inanga. Ariko rimwe na rimwe bene igihugu bajyaga badusaba kubaririmbira zimwe mu ndirimbo z'iwacu, tukababwira ngo twaririmba dute? Wavuga ubutumwa gute? Wahanura gute? Wabuvuga gute? Waririmba gute uri umusambanyi? Waririmba gute uri umujura? Waririmba gute uri indaya? Waririmba wakorera Imana gute? Hari imbyino z'i Babuloni. Asifiwe. Herata i Babuloni. Tuvi Babuloni. Hari icyo umwana w'Imana adakora. Abo i Babuloni barabikora, ariko gukizwa kwiza ni ukugaragaza Imana aho bikwiriye n'aho bitagize gute bitakwiriye. Kiranuka abantu bakureba, ukiranuke n'aho batakureba.